ibikeri birimo bije ku banyegiputa gusa, ngo ibikeri bikavuga ngo ibyo tubwiye turabyumvisha. Kangubwira bikagenda birarobanura inzu z'abanyegiputa kubera gakoni yatunze, ngo nta muragenda ngo icyo ni iki, ngo iyi ni igiti cy'inganzamarumbu, ubwo ari cyo katugende n'ibikeri bikumva. Turashize nimutizera Yesu yatumara, nimuzamure kwizera. Abatubanjirije badukozeho mushumba we, abatubanjirije badukozeho. Abizeye inzoka y'umuringa baratwandagaje mukabyara mwe, nimuzamure kwizera. Haleluya. Abizeye inzoka y'iki badukozeho. Amahirwe dufite namwe, natwe tugiye kongera kumwizera kumwana. Mushwara morceau ici de 20 cm bakagukozaho ugataha mu bitaro, muganga akavuga ngo kutashe, ngo hari umuntu wohereje mushwara. Hari umuntu wohereje iki? Hari umuntu toka de besi afika deba roto pefakiado. Ntabwo musenga make, ntabwo musenga make kugira ngo mumunezeze, birasaba kumwizera. Mwasenze mutasenze mukamwizera. Arasenga aho ageze arananirwa, ravuga ngo nta mushwara nabona, ngo igicucucucu cyanje kiraje kiranyura, ngo aje arataha ave mu bitaro. Ntandakuramutsa Mariya ntaki, igicucucucu cya Paulo kikagira meta sadila ta kairove, ngo Imana iri mu ijuru, ngo Imana iri mu ijuru iravuga. Ariko Paulo ukozwe mu biki? Izina rya Yesu. Ibiramubwiye ngo n'abantu wishe bose guhaye imbabazi ibintu ukoze bikuvanyaho ibyaha byawe byose. Arigisha nka kuri yuriya muhungu ari gusinzira, ngo kiba kirahanutse kikubita hasi cyawutu. Muri aho torero ry'Imana ariko hare, none se niba nta n'uwugira, nta n'uwo gukoraho, siko mutari kunsubiza we. Oya tuvuge kutagira Yesu, n'uwo gukoraho ukagenda ntawe. Yesu ati nindungozeho, naho bakira baye batazi banga ryo kwizera, ubwo naba ari kukubyiga, ntibantuza bari kukubyiga ati oya hari imbaraga imvuyemo. Umugore ati nugupfa no gupfa, naje ndi kuva, abaganga barananiwe, none nje ndakize. Yesu aravuga ngo sinari nabona kwizera kungana n'uyu, aranejeje. Nawe niri Kristo icyo gihe rekata yayize sha bana bama, ijambo mvuze shani nijana nakajambo kiwacu iyo ukunze umuntu kuvuga. Reka babwire, yabaye mu Egiputa imyaka 40 atari yabo mu Egiputa. Abayo irangamuntu n'umuheburayo, ari sesima nta n'umuheburayo, imyaka 10 anari umuheburayo. Nta mirongo y'abanyegiputa yari yamufata akivuga ngo nzi ubwoko bwacu. Abapfumu baraza anaba umuheburayo, abashitsikazi baraza anaba umuheburayo. Agira 20 ari mu Egiputa, ari wenyine, ntawe umusomera ijambo, asomerwa n'Imana atari yaba umunyegiputa. Naho twe iyo tuvuye iri ukagera i Kigali ukagenda kabiri, amaboko abatangiye kugira ngo ndi umunyamugi, werekada yakibayemo. Irembo ryera TV.
kadusome ijambo ry'Imana, kadusome ijambo ry'Imana ryande ry'Imana ni iry'Imana. Murabyemeza ni iry'Imana? Eka kambasabe ni iry'Imana. Adusome Abaheburayo 11. Urwandiko rwandikiwe Abaheburayo ibice 11, ibice 11, umurongo n'uwa 6. Ariko utizera ntibishoboka ko ayinezeza. Makumyabiri na karindwi. Kwizera niko kwatumye ava muri Egiputa ntatinye umujinya w'Imana, kuko yihanganye nk'ureba itaboneka. Kwizera niko kwatumye arema Pasika no kuminjagira amaraso, kugira ngo urimbura abana b'imfura atabakoraho. Umwami nashimwe. Dufite icyifuzo cyo kunezeza Imana. Umuntu wese abakora imibare akavuga ngo nakora iki ngo inezererwe, nakora iki ngo Yesu anezerwe. Icyo umwami yanshize ku mutima, n'abantu bakoze ibikorwa bamwizera ataraza, bamwizera atariyaza, bavuga ngo ndamureba ariko si ubu, nta nubwo ndi bugufi ari kure, ariko nubwo ari kure ndamwizeye. Harimo itandukaniro natwe. Twe twumwizera yaraje, yarabambwe, yarapfuye, yarazutse, aho yavukiye turahazi, nyina turamuzi. Ibo bamwizeye na nyina atarabaho, na papa we atarabaho, baravuga ngo Yesu ni umwami. Batangira kumukorera imirimo y'ubutwari. Wababaza ngo muri gukorera ndi, ari kuvuga ngo turi gukorera itaboneka ariko izaboneka. Azabahemba iki? Akavuga ngo igihe azazira azaduhemba, dushake dupfe atariyaza. Ariko haleluya, bene data, haleluya. Uzi gukorera umuntu, uzi kuzapfa atariyaza, ukanamutambira, baturi gutambira nde ngo ni Yesu. Uyu muhungu yarakoze. Umuhungu yicaye ibwami, ariko Yesu ntawuraho, areretswe gusa ngo Mose yicaye mu Egiputa, ngo arareba ngo abona Yesu, ngo barasezeye. Baramubaza ugiye he kuri urugo rutabuze mu ibyo kurya? Arababwira ngo iyo mbonye nubwo atariyaza ariko azaza. None rero ngiye kumukorera hakiri kare. Uretse ifiriti yo kwa Farawo, uretse izisote zawo, uraziretse uragiye. Aravuga ndagiye. Ugiye ngo ngiye kubumba amatafari, ngiye
yaguye mu buretwa ngo kuko yatekereje ko gutukwa bamuhora Kristo ari ibintu biruta iby'abanyegiputa babitse byose. Aragenda n'ukuri kw'Imana. Reba kuva ku mukuru w'igihugu ari inzozi zigukuyeyo gusa. Umukuru w'igihugu akakubaza ko nari ngufashe neza ugiye he utizera. Reba Imana yari yicaye iravuga ngo ariko Mana uyu muhungu n'umuhungu aranejeje anyizeye n'inama itari yaba yo gucungura umuntu ntiyari yaba ngo abyumve. None aravuga aragenda asanga bari kubumba amatafari baravuga Mose ko wari utuye heza nyamara ibyarinda mu yanjye byose nabiseme ganze. Ujye ufashwa ufite icyo ufashe. Bamuha amatafari 100 arayabumba baravuga ngo ariko Mose ureba bugufi umwami yaragutwaye iki? Aravuga ngo njye sindeba kubiboneka ndimo ndareba hakurya nkabona Kristo yaje nkabona ari kugororera abera nkabona nanjye ndahari nicyo kinguye. Batese nataza uzabigenza ute nataza? Aravuga ngo Imana si umuntu ngo ibeshe iyabinyeretse niyo kwizera. Naho mwe mumwizera mwarageze naho yahambwe mukanizera gahoro mwarageze no kumva ye nta mva ye yari ihari ariko Mose aramwizera. Utizera ntibishoboka ko aneze ngo mwijuru baravuga ngo uriya muhungu ni mumuha ubutware n'ubushobozi. Umuntu wizera idahari nahura nayo noneho ruzacagira. Arayizera nayo iramwizera. Hari indirimbo baririmbaga kera ngo nyizere nanjye nkwizera. Arayizera nayo iramwizera kugeza ubwo igihe iramuhamagara akamubwira uzaze tuganire. Bukira bukagera ng'iki gihe akavuga ngo ndataje ikamubwira ngo nshingiye uko ngukunda urandaza. Akararayo abandi bategereje ba Aroni aharaturuka ndumbaza ibyo baganiraga ntaho nari mpari. Akungika n'Imana kugira ubwo ayiraje nkejo anezeza Imana. Ayinejeje iravuga ngo wari urataha none ongera urara kandi kamwe. Imana iramutereta ngo arare n'ukuri kw'Imana. Ararayo rimwe yari yagiye kuyambere. Ndebera umwisheranye umubwire ngo Imana ikongerere kwizera. Imana ikongerere kwizera rwose. Eshatu ziragera enye ziragera eshanu ziragera le 10 le 20 le 30 akiri kuraza Imana. Abatizera baravuga ngo ubwo yaguye nzira ngo katureme ikigirwamana irakibabetera. Mwebwe mutayizeye mufite ibibazo abandi barayizeye itaraza. Uzi kunezeza itari yaza nangwa nawe witwa Jado Jean de Dieu nangwa nawe niri Kristo icyo gihe rekata yayize sha bana bama ijambo mvuze shani nijana nakajambo kiwacu iyo ukunze umuntu kuvuga. Reka babwire yabaye mu Egiputa imyaka 50 atari yabo mu Egiputa. Abayo irangamuntu n'umuheburayo arisesima n'umuheburayo imyaka 10 anari umuheburayo nta mirongo y'abanyegiputa yari yamufata akivuga ngo nzi ubwoko bwacu
abapfumu baraza anaba umuheburayo, abashitsikazi baraza anaba umuheburayo, agira 20 ari mu Egiputa ari wenyine, ntawe umusomera ijambo, asomerwa n'Imana atari yaba umunyegiputa. Naho twe iyo tuvuye iri ukagera i Kigali ukagenda kabiri, amaboko abatangiye kugira ngo ndi umunyamugi, werekada yakibayemo ntiyaba umunyegiputa, kuko yatekereje ko gutukwa bamuhora Kristo ari ubutunzi buruta bw'abanyegiputa. Twihuze mwana wa mama unyumvire, haba hahenze nk'ejo bundi, unyumvire ukuntu abantu bizera. Aravuga Yesu ntiyari yaza, none nubwo atari yaza nimubaga intama. Ariko mana bari abantu barizeraga intama igira ite ngo ubwo atari yaza nimumugereranye n'intama. Abantu bafata ya ntama ivugaga ngo mba, bayizera nk'umukiza. Nta n'umuntu n'ukuri barayibaga, bamaze kuyibaga ngo buri wese abaga intama agasiga hano akagenda, bavuga ngo ko wishimye, ngo nashize amaraso ya Yesu ku muryango. Wamubonye he? Ngo ni intama twabaze ngo ari kwigereranya nawe, ngo arakomeye, ngo abasha guha agaciro amaraso y'intama, abayizeye bagakira. Intama ivugaga ngo mba ibeshaho abantu Yesu atari yaza, bitewe nuko bari kumugereranya nayo. Ariko pastor barizeraga intama aho kambihorere. Kuwa gatanu mutagatifu inzoka ziba zirabariye, ibwira Mose ngo shura inzoka ugende uyimanike ngaha, ngo babwire ngo niko Yesu azamanikwa. Barakizwa nabyo. Abahungu bizeye akaza akavuga ngo nuko uzamanikwa mwami, akabakiza indwara yararwaye akata. Mama Jane akaza yagera hano ngo ni kuriya Yesu azamanikwa, ngo ni kuriya, ngo ndakize akagenda. Yesu atari yaza bizera ikiyoka gicuze mu muringa, baravuga ngo kipfa kuba kirima akagereranyo ka Yesu kiratukiza ndaje. Ariko mwe ntimwizeye umuringa, mwizeye uwabambwe akavuka. Ariko kwizera kuracyari guke. Imana ibongerere kwizera. Kambabwira kandi bagera kubuye urutare, bakavuga ngo dore ubwo rutare ni Kristo, nimuzani amajerekani muvoma amazi. Bagahindagana ngo mumpe nje kuvoma. Ugiye kuvoma ngo nibuye riri hariya, ibuye riravamo amazi gute? Ngo muri ryo ndani ngo uperifoyemo, winjiyemo ndani ngo harimo Yesu, ngo ari kuja aradudubiza amazi. Ngo bakazana ukuri kw'Imana kubera kwizera. Mwe muretse kubera kwizera ngo bagapfukama, ngo bakavuga ngo dudubiza amazi menshi cyane tunywe. Ngo Imana iri mu ijuru ikavuga iti ariko abizera baragwira. Muri kwizera nibuye ngo nuko bavuze Yesu, ngo ushaka uze ntuze, ni wewe rutare rwanje dudubiza. Ngo akanyura mu buye. Mwe muretse tugeraho ruzingi, ngo bakanywa mu rutare bagatambuka. Sharera mwokagira Imana. Nta bantu bake bayimpera icyubahiro. Arakomeye uyu mugabo. Uzi umugabo urohereza inzoka y'umuringa, abayirebye bagakira atiriwe ahagaruka mu ijuru. Ariko twe yaraje. Nimuzamure kwizera, twe yaraje. Oya kuzamura kwizera ntabwo ari kuki, ni mu mitima yanyu. Ko mbakunze mwavuga ngo kwizera tibishoboka kutizera yinezeza. Iyo yizeye ihari ntinyukwa cyane nko kuyizera idahari.
kujya eko mana y'u Rwanda ngo igihe bari mu nzira ngo yohereze igicu cy'umweru. Igicu cy'iki? Ngo abantu bose baravuga ngo urera urera urera, ngo ababonye bakavuga ngo muri guhimbaza ndi, baravuga ngo ari muri kiriya gicu, bagatanga amaturo n'ibyacumi n'amashimwe, bakavuga ngo ni umwami. Muvuge ngo kandi atari yaza, kandi atari yagira ute, bamwizeye ataragira ute, ataraza. Kanswe mwe yaje, niba yarakoze atari yaza, ubwo yaje biracura iki? Niba igicucucucu cye cyarakoze, ubu akaba ari kumwe natwe, biracura iki? Kambabwira kandi ngo sinzi umuntu wari ufite indobo y'irangi, indobo y'irangi ya wino ni ukuri, baramubwira ngo ashira ku itako, ngo aratambuka, ngo aravuga ngo abari bafite ubwoba mwese, ngo baravuga ngo turahari, ngo baravuga ngo ikibakiza kirahari, baravuga ngo ni iki kiradukiza, ni wino turashira ku ruhanga rwanyu, wino yo mu soko ndakabura umwuka we. Ngo bakaza bakavuga bati ntacyo kibaye, ngo agahita ataha akabwira abo mu rugo iwe ngo uru rugo ntacyo rukibaye. Se wabibwiwe nande? Ngo hari wino basize mu gahanga. None sizo ni intwaro, ngo oya ngo irashushanya amaraso ya Yesu. Sikiri wino, yari wino batarabivuga, ariko aho babivugiye ishushanyije mwe muretse mbabwira, hari abantu turi kumwe ariko hareruye. Ntiyari yaza kuko bakubwiye ngo aka kawino gasa n'amaraso ye, ukagenda avec la fierté la fidélité sans peur ni honte, uvuga ngo kuko umwami Imana azantabara, ngo nicyo gituma ntagira ute ntamwa, kandi atari yagira ute, atari yaza. Kwa mana y'u Rwanda, sinzi umuhungu bahaye agati witwa Mose, baramubwira ngo ugiye kurwanya Egiputa yose, icyo tuguhaye ni kano gati, ngo gashire hasi gahinduka inzoka, ngo icyo giti ni Kristo, ngo arongera ngo gihinduka iki, ngo ngahitwaza iyo ngiyo, ngo baragiye aravuga ngo Abisirayeli mwese ni muririmba insinzi, kuko inkoni y'ubutware yo gutsinda Farawo n'ingabo ze zose. Agati ka metero ebyiri, umugabo ufite amatanke n'amadepo y'intwaro, ukavuga ngo iki giti ni Kristo, ntacyo nzaba ndi kumwe nacyo, ngo yagitunga mu mazi, akabwi inkoni yayitunga mu mazi. Urumva sheri, yayitunga mu mazi akayibwira ngo ibikeri birimo bije ku Banyegiputa gusa, ngo ibikeri bikavuga ngo ibyo tubwiye turabyumvisha, kangubwira bikagenda birarobanura inzu z'Abanyegiputa kubera gakoni yatunze, ngo nta muragenda, ngo icyo ni iki, ngo iyi ni igiti cy'inganzamarumbu, ubwo ari cyo katugende n'ibikeri bikumva. Turashize nimutizera Yesu yatumara, nimuzamure kwizera. Abatubanjirije badukozeho, mushumba we, abatubanjirije badukozeho. Abizeye inzoka y'umuringa baratwandagaje, mukabyara mwe, nimuzamure kwizera. Hallelujah. Abizeye inzoka y'iki
badukozeho. Amahirwe dufite namwe, natwe tugiye kongera kumwizera kumwana nyine, niwe wenyine. Hano bahungu badukozeho, baraduhemukiye, abatubanjirije baraduhe. Uko yararejo niko twavuze ubushize. N'uyu munsi reka ngubwire mushumba, umanitse hano hakagira abantu bane baza bakavuga ngo uri imbaraga za mushumba, uri imbaraga za mushumba, n'inka wayibaha, wavuga uti bujya koko baranyize. Hano hakurya hari umuhungu witwa Paulo, yarabwiraga ati nguhaye ubutware, aturakoze mwana. Ahasigaye agatambuka aravuga ati Uwiteka mwese genda urabaha kano gatambaro, babwire ko ari imbaraga z'Imana ziri mwaka gata. Mushwara morceau de tissu de 20 cm bakagukozaho ugataha mu bitaro. Muganga akavuga ngo kutashe, ngo hari umuntu wohereje mushwara. Hari umuntu wohereje iki? Hari umuntu toke de besi afika deba roto pefakiado. Ntabwo musenga make, ntabwo musenga make. Kugira ngo mumunezeze birasaba kumwizera. Mwasenze mutasenze mukamwizera. Arasenga aho ageze arananirwa, aravuga ngo nta mushwara ntabona, ngo igicucucucu cyanje kiraje kiranyura, ngo aje arataha ave mu bitaro. Ntandakuramutsa Mariya ntaki, igicucucucu cya Paulo kikagira Meta Sadila. Kairofe. Ngo Imana iri mu ijuru, ngo Imana iri mu ijuru iravuga ariko Paulo ukozwe mu biki? N'izina rya Yesu. Ibiramubwiye ngo n'abantu wishe bose guhaye imbabazi ibintu ukoze bikuvanyaho ibyaha byawe byose. Arigisha nka kuri uriya muhungu ari gusinzira, ngo kiba kirahanutse kikubita hasi cyawutu. Muri aho torero ry'Imana, ariko haleluya. Ko mbakunze mwavuga ngo amen. Amen. Kwizera itariyaza. Hari abo turi kumwe ngo bavuge ngo amen. Amen. Nta masengesho mubuze, habuze kwizera, kandi ntibishoboka kutizera. Anezeza Imana. Ushake uridapika de kusi enamo, ariko utizera. Umwizera naho azaba yarapfuye. Hari umuhungu wapfuye amwizeye, ngo hamara umwaka, bamushinguye hamara umwaka, ari umwe ahambye, ngo abagiye guhamba bahanyuza umupfu, naho ni umurambo gwizeye gwasizoye urimo kwizera. Wowe uri muzima, ndi kuvuga imirambo yizeye. Umurambo wagize ute? Wizeye. Umurambo wapfanye kwizera, ngo batimbuyeho umupfu, ngo abwira umupfu ngo ungwiriyeho iki, ngo barahagurutsa kurikira umurambo. Kandi baje gushingura, ngo baje gushingura bariruka. Yesu arabakurikira aravuga ati muba muyobewe aho mpambye. Baravuga bati turahaze, mwamuhanyurije iki? Ngo twari tuzi ko wanutse. Ati umwizera naho yaba yarapfuye azongera agira ute? Azongera abeho. Mwamumpera icyubahiro. Nuwo kwizerwa, nuwo kwizerwa. Tumwizere, tumwizere. Yego. Arashoboye ntabwo ashoboye? Arashoboye. Kaofe Ferdafro. Hari
igihungu cyamunesheje kimwizera ari kurira. Nangwa namwe mwizeye Yesu ari umwami. Icyo cyo cyamwizeye ari kurira ari gutabaza. Ari ku musaraba. Ari kuvuga ngo eri ni iki kikundekesheje. Urusamba ruravuga ngo wari rutarira. Uri kurira ari kunari umwami. Nubwo uri kurira uri iki? Uri umwami. Ni umwami. Ngo kiramwisunga bakubise Yesu uturaso dutarukira ku gisambo ngo kiravuga ngo Yohana ubwo gahunda ziciyemo batiki kiti ntabwo nkirimbutse urakijijwe kiti ntankijijwe mbonye n'ubwami ubu ukoreye he kiti mwe ndimuzi banga mu maraso ya Yesu harimo imbaraga naba wibyeje bundi kiti naba watoboreye amazu kite bashake babi igihumbi ubu ntawe ndishura kandi ndakishijwe. Abantu bumva ari uwo kwizerwa bahaguruka batera haleluya. N'uwo kwizerwa, n'uwo kwizerwa, n'uwo kwizerwa, n'uwo kwizerwa, n'uwo kwizerwa. Tumwizere, 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 tumwizere. Oh yes. Wari ufite imisaraba ibiri aguhaye umwe wa Yesu, undi wari uzafata bagukurikiye abantu ugiye kubika umuntu niba ari mu Busanza simbizi aho kwamburiye hariya ngo uwo muntu abariho hogi wiyicari. Arabishoboye ntabwo abishoboye. Mwambabarira mukamwizera n'iminota 4 gusa. Wendine mukamwizera nk'ushoboye wendi minota 4. Wambabarira ukamwizera ko. Itorero rya Yesu ryubatse ku rutare amarembo ya hehe kuzimu ntabwo azagira arazarinyeganyeza. Niwe wenyine wagwanya ari umupfu. Niwe mupfu wenyine wagwaniye ikuzimu ngo ubuhungu bukaja buratarama bati muvuyehe ngo hageze y'umurambo gukubita bari badufunze ngo n'uwari wadufunze bamwatsa urufunguzo. Mbwira undi wagwanya ari umupfu. Niwe gusa wageze ikuzimu ararwana intambara arenga iyo hijya abirinduka iyo pfo mu Egiputa abwira abapfuye bamwizeye ati muzamuke. Abageze muri komandoma satanique abwira Satani ngo mpereza imfunguzo. Satani arazimuhereza azamukana bera. Arashoboye ntabwo ashoboye. Mwambabarira mukamwizera iminota 2 wenda umukobwa witwa Esther wamwizeye yizera kuba umwami kazi kandi umwami afite umugore. Na marume uzabura re. Bamushingiye igiti ati mutegereze turamwizeye akina finale ntabwo ajya mu majonjo. Ha kimwe cy'umunane ni za Uganda na za Angola na za Madagascar. Iwe arwana kuri finale ko nta bimenyetso ati n'Imana ikora nta bimenyetso. Iyo izagukorera surprise nta bimenyetso iguha kugira ngo utamenye iyi imvura iraturuka. Mwambu tunota 3 tukizera uyu mugabo tukareba icyo arakorera ahantu. Nuwo kwizerwa
nuwo kwizerwa. Yego. Tumwizere. Yego. Arashoboye. Yego. Tanga rifari yaje. Umupira w'umutuku haguruka. Nta soko ry'umwanzi urararaho uraye ku soko rya Yesu, kuko abakuguze bose riraremuye. Iry'umwanzi riraremuye, ugeze ku rya Yesu. Nta baguzi, nta mahembe, nta vukaha, nta biti by'imivumu. Pointre, c'est tout. Nta bindi bipfa bibabera uko mwizeye. Mumba akanota kamwe mbabwira umugore wizeye. Nangwa namwe Yesu yaraje. Nangwa namwe muzi nyina Mariya. Andatremo iba bizeye urusoro rwa Yesu, ariko mvuga hadi ataravuka. Ayo wagira ngo mbona icyo ndabaha mu mwizere nk'iminota inewe, urebe ngo arakumbanya ibikwirukaho, agahitana ibishaka kuguhitana, akarwanya ibikurwanya, ngo urebe ngo arakora. Indaya yari yaraye, uzi indaya? Weho wirigura urasomana ngo ubwo ri indaya. Ni indaya international, ntabwo ari inkaritsiyene. Wewe usambana muri karitsiye, nizwi na Bibiliya, nizwi n'igihugu, kandi yari inshuti ya leta. Iyo ndaya kimwe mu bimenyetso byerekana ko yari inshuti ya leta. Uje utinya indaya ihisha abatasi, ntije mu rukiko, ugiba yarashuditse n'abantu. Ko mbakunze mwavuga ngo tumwizerera. Tumwizere. Aravuga ngo ngewe bishop rero Imana sinayigeraho. Narindi kuvuga ngo nutizera Yesu, izera abakozi b'Imana. Noneho Yesu urabura byose. Va ku giti hari Imana. Ibwira abakozi b'Imana ngo uyu munsi ndararana amasezerano 9. Uyakuye he? Iti nzi ko Uwiteka yabagiriye neza. Wayasengeye he? Iti ntansengaga ariko ubu ndi gufashwa. Mupfa kuba mwarayi iwanje. Ijoro rimwe, akajoro kamwe, gushaka amasezerano 9. Ntibishoboka kabatizera. Mwijuru ngo bicaye baravuga ngo Rahabu agomba kuzanyurwamo na Yesu. Dushingiye kuri akwizera agize, nubwo ari ikiraya, turamwejeje, turamuhanaguye, turamutunganije, azaja mu gisekuruza cya Yesu. Vuga ngo akajoro kamwe. Akajoro kamwe. Nawe kizabonwa waraye Samuduha, Samatare, abo muri Tuto, Repipe, Rekaye, Retushe, Refenetre, Reporute manto, etc. Byose ntaho utageze, ariko Imana ikongerere kwisi. Reka mbabwira dusenge. Yewana ngo baramubwira batari kuzi ibyaha ufite. Aravuga ati ibyo bihimba abatambyi batari basa, mwaje ndabibabarikwa. Ninda wakuyemo ati Imana inaniwe inda ntiyashobora indaro, ndababarikwa kubera ibiganza murandamburaho. Munyemerere tumwizere. Ni umugabo kandi urabona, uramwizera ukabatura. Nzi umugore wasenze rimwe, ramanuka aravuga ati mundangira aho Yesu ari. Bati yicaye hariya. Bati kutasha, ati ndakize. Ukirasa udasenza, ati nkoze kuri Yesu. Nta n'amateraniro urakora to. Ati ngaho muwe murabyigana. Nta matangazo, ati kandi ndibonye riravuze ngo nkiri. Isoko ihitikama. Nangwa namwe mumufite mu mutima. Uyu mugore we yakozeho aragenda.
none se niba nta n'uwugira nta n'uwo gukoraho siko mutari kunsubiza we oya tuvuge kutagira Yesu n'uwo gukoraho ukagenda ntawe Yesu ati ninde unkozeho naho bakira baye batazi ibanga ryo kwizera ubwo naba ari kukubyiga ntibantuza bari kukubyiga ati oya hari imbaraga imvuyemo umugore ati nugupfa no gupfa naje ndi kuva abaganga barananiwe none nje ndakize Yesu aravuga ngo sinari nabona kwizera kungana n'uyu aranejeje murahari ngo muvuge ngo tumwizere murabishoboye dusenga Imana yego tumwizere yego aya munyihutishije noneho rata umugore bamuha agashumi semwa reba agashumi bataka agashumi ati simvira mwaho nta sezerano rimwe nshaka mumva 9 ijya mbere nje nzarindwa ati none data bati nawe azarindwa naho mama bati nawe ntacyo azaba ku munsi w'amakuru bene data bati nabo bazarindwa ati nkeneye n'ijya 5 rirava heze ati ibiryo nabahaye ni byinshi ibiryo byanje mwariye ni byinshi n'uburiri nabasasiye baturadusasira turi hejuru y'inzu ati nayo yaramvunye ngomba kwibyaza umusaruro ibiryo by'ijoro rimwe bitagatifuza indaya na se na mama na bene se ngo ahageze kujya 6 ati mugira icyo muvuga ku nzu yanje hatazagira ibiturikana inzu yanje ati n'inzu yawe nta kizaba ngo baragiye ati muvuge kubazatemberera iwanje bari kwigendera ati nabo bakijijwe nako gashumi aragenda arakicarana akaje aragenda tubwo umwami Yesu nkunda nda mahoro no mu byago nza batese urinzwe n'icyo ati cyo ngereyeho ndakiza ati muje mundeka gusa wicenyereye kukiza ati muzakibona ruhinanye yagera hari abaroza ati simfatwa nibibi kagashumi kagakora kigenda ariko aho uhora uhafashe icyo ati muzakibona yagera ku nyanja ati simfatwa nibibi kagashumi kagakora yahawe nabera arako niko nibashaka kakenyereyeho hano kugeza ubwiye ariko haje birariduka byose hasigara nyiragashumi yaboneye ijoro rimwe mu iteraniro ryo kuwa 5 tariki 11 haleluya wanyuma ninji niba mutizeye nkabo tugeze aho ruzingi ko bari Antiyako ni masi kubise umusaza ati muramba baje bati munshi y'umugongo bakubise mu mutwe atugeza aho birindi mvuka ku mubumbyi w'amategura witwa Kazikwera Tanasi mvuka ku mubyeyi mwana dufashe kandi tugire neza haleluya waguhiriye ndi imfura ya data na mama sinzi 8 wabo narize ngeze aho nakwiga igicuri kiramfata kikaje kirantimba hasi ndataha baravuga bati nje kubatizwa irambura giye kubatizwa kinkubita imbere ya padiri ati genda bakugurira agasururu rakira mwama dufashe kandi tugire neza ndabirinduka nje mu bakuru bato mu gatenga ngo nje nyura mu nzika ngira imbaraga nagira guca kikaba kirantimbye mbure pfo na ruguru nora nje mu by'ubworozi ngikubita hasi zigataha ngasigara njyamye mu samba ndavuga intari ko mwuka byirima ibi bintu ndaraguza naje kuraguza nkagwa mu nzira iyo najanye bakayijya ndatoranywa mu buzu ubundi imfura 5 ndi imfura ya papa ndi imfura ya mama ndi imfura ya nyogokuru ndi imfura ya sogokuru n'uyo mama avuka ndi imfura niyo papa avuka ndi imfura hose ndi imfura no mu bapendi ndi imfura yo ku musozi gw'iwacu urusengero ruhari rwavuye mu cyumba cyabaga iwanje hahigwa inda yambyaye n'amabere yanyongeje kadutuze mbabwire mbirindutse mu cyumba umuntu arambwira ati ro munezero
turimo dusoza nyine niba bo batagiye irebera kuri njye mubafatireho icyitegererezo arambwira turi mubi ururukara ufite ibiheri uzapfa utarongoye ntaho yambeshe kandi nari mubi pe ubu narariboye reba kuba ubu narariboye ubwo kera iyo turokoye urupfu rukomeye n'uyu munsi aracyaturokora kandi agize ute arakomeje uko yari ari ejo n'uyu munsi niko ari kandi niko azahora nimumwizere tumufitiye icyizere turamwemera mbirinduka rafuresheri anatandake nabona umukobwa banyohereza za Kibugabuga ngo nzarebe yiba bajya Inyange ngo nje ndarikenyereraho niho nzagira igikundiro mvuye kurizana ngeze hafi ya Kamabuye ngwaho najyababa ndeguka abazimu barambwira ngo buriya rirakora ugeze mu rugo naho ntabwo rinarakora hari Imana izakora mbirindutse rafuresheri turi mu cyumba umwana uri mu mavuta ajejuru ndicyenyereyeho aba yansimbukiye aba protokole bati have uri kwica gahunda wegeye umuntu nari mfite akarimi kamunyereza bati wegeye umuntu w'Imana ati woya hari icyo mfasha angozi yangaruye nsikuniye hasi iriba riratungutse abaravuze ati iki niki indiryo nirituma nzashaka anterera ngiriya ndagaruka nsangayo arongera aranzana afata ikiganza kitwa Jackie akubise guca nguye ngiriya nikubita ngiriya ndi kuvuga indimi nzivuga iminota 20 kuvuga igicuri kiragenda ubu ngwaga ngiye kuryama mperuka kugwa ngiye kuryama naho ubundi mba numva ibintu ewana amakime sipriti imen na kompanyuma biba bihe nagiserere biba bigenda bihererekanye ariko aho byavuye ni mu kwizera imbaraga za Yesu niwe wirukanye ibyo ngibyo mwenike imitwe yanyu dusenga Imana forme de sa cheval uyu munsi ndusanzwe n'izina rya Yesu dushaka kunezeza Imana tuyizeye tifaki ya doshinima na pika edraike ni otaina tanso rafika de gosia bona chevre des aligra erasika de basi yakone zone ngamba la pika de basi yako sema de fadi umva tamwizeye uko bikwiye ahagarara hari dusaba Imana imwongerere kwizera ikongerere kwizera urakoze kuhagurutse nawe urakoze kuhagura ufite isoni ntahaguruke reka tumwizere reka hari abantu bafashe umwanzuro wo kumwizera depote fakia dosinima ratika de basia haguruka umwizere reba icyo wizereraho efafika deba urakoze mwana urakoze ntabwo ndasenga utarafata umwanzuro mwizere ariho yahozeho azahoraho urakoze mwana urakoze gita urakoze gitanga bayizeye itariho twebwe ariho bamwizeye ataravuka twe yaravutse bamwizeye atarazuka twe yarazutse bamwizeye rafika ndinginga halo ndinginga umuntu n'izina rya Yesu wese uraha ngaha n'izina rya Yesu ayibwire ngo tubabarire kutizera murareba ibyirakora mu kanya hari ibyirakora ndinginga uwabanze kwigisha pastor wabanze kwigisha ni wowe nzi tambuka ufata mikrofone uhamagara Imana itubabarire kutizera ezafika deba bakumbere mikrofone imbabarire kutizera itubabarire kutizera mukanya turasenga itwongerere kwizera noneho icyanyuma twizerere mu ijambo esafu hamagara Imana uyibwire ngo tubabarire kutizera haleluya amen Mana duhagaze mu masezerano yawe yego
tumaze kumva ijambo ryawe yego turizeye biri mu ijambo ryawe mwami Yesu Kristo. Abera bawe barahagaze mwami Yesu Kristo, yego aho batsinzwe mu kwizera uzamuye kwizera kwabo, turaremye ibitagajya biremeke kutizera mu masezerano yabo. Abana abakobwa ba Aburahamu bakwiriye kugirwa imbabazi nk'abandi bose, bakinjira mu mugabane w'amasezerano y'abizeye Imana. Imbaraga zawe zishobora byose mwami Yesu Kristo, baciye bugufi imbere yawe, bashaka ubwiza buruta ubundi, barashaka icyubahiro kuruta ikindi. Nibakumenye bakakwizera, izina ryawe rihabwa icyubahiro mwami. Naho baba baragucumuyeho basabye imbabazi imbere yawe mwami, bazamuye amaboko nk'abatsinzwe imbere yawe, bazamuye amaboko nk'abatsinzwe imbere yawe mwami, kugira ngo ubongereye kwizera. Imbaraga zishobora byose zigaragare mu mbaraga zawe, ubwiza bwawe n'icyubahiro cyawe bigaragara mu buryo budasanzwe. Tugiriye neza mwami, ubu dukwiyeho icyizere cyo tukuzamurira icyubahiro. Urakoze, tuguhaye amashyi menshi, akira amashyi mu izina rya Yesu Kristo. Amen, amen, amen. tugome mu uwo mwuka, abumva yatwongerera kwizera, itwongerere mu izina rya Yesu. ikongerere, Yego, ntabwo ikongerere. mu izina rya Yesu. Ngiye guhamagara Imana ikongerere kwizera. Mana twongere kwizera. Ngiye guhamagara data, Mana twongere kwizera. ndinginga umushumba erebasi yefakiya, Tovela. mumbwirira ahamagara Imana itwongerere. Mwagira kwizera kungana n'akabuto ka Sinapi, Hallelujah. mwabwira imisozi ngo remana. Shere desalo. Iki kiryo cyitwa kwizera Wari emare ni mu gitamire. Jiver. Turagushimiye cyane, Mu izina rya Yesu. uduhamagarira Imana Mu izina itwongerere mu izina rya Yesu. kwizera. Mwakomera Imana mu mashyi. Kafe solida. Mu izina rya Yesu.